Mwiriwe nshuti, mbanje kubasuhuza nk'ibisanzwe mugire amahoro. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu umuntu yagukorera ukamenya ko agukunda. Icya mbere, umuntu ugukunda nta na kimwe ushobora kumuburana mu bushobozi bwe. Umuntu ugukunda numubwira ikibazo ufite uzabona imikemukire y'ikibazo cyawe imuhangayikishije. Mbese muri make uzabona ituze ryawe yarigize inshingano ye. Icya kabiri, umuntu ugukunda numukosereza ukamusaba imbabazi azakubabarira, kuko nta kosa na rimwe wakora rirusha agaciro urukundo agufitiye. Ikosa wamukoreye rizamubabaza, ariko kuko urukundo agufitiye rurusha agaciro iryo kosa, azakubabarira atazuyaje. Icy'ingenzi ni uko ikosa usabye imbabazi utazarisubira. Icya gatatu, umuntu ugukunda iteka iyo muri kumwe ahora yishimye. Umuntu ugukunda iyo muri kumwe yibagirwa ibibi byose byamubayeho, kuko urukundo akugirira ni rwo rumwibagiza ibibi rukamutera umunezero. Mbese iteka uzabona igihe muri kumwe ahora yishimye, kuko uwamuhindukiye ibyishimo n'umunezero. Uzabona aba atanashaka kuva hamwe nawe, kuko iyo ageze kure yawe agira umubabaro, ariko yaba ari kumwe nawe ukabona ibyishimo byamusabye. Umuntu uzabona agaragaraho ibi bintu uzamenya ko agukunda, ndetse uzaba waramuhindukiye umunezero muri rusange. Murakoze, naho ubutaha.